tuza twimanukira niyo mpamvu tuva mu Kabarondo City natwe turahari guturuka mu Bukeri natwe turahari yo ku Kinamba natwe turahari abashya ya nabo abasabye kaza mu biturwamo bakamwemera nta kindi kivugo utambitsemo gitoya ngo turebe ko abana babaje none ko tubona wizihiwe n'iki kibiteye amasaha n'iki kibiteye uko wizihiwe Okay, noneho turanahagarara hano bafata bakamuteka. iyi rero mureba akaba ari ikipe ya Football Club, ikipe ikomeye cyane. Ngewe muri kuvugana muri aka kanya nkaba nitwa Toyota, nkaba mbahabereye. Hari abo muzi ba Oscar D, ba Dafeti, ba Elize, ngira ngo murababona. Akaba ari ikipe imeze neza rero mu kanya kabiri budukoreye ibintu bimeze neza, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Mu kanya duhurire kuri Don Bosco. Mu kibuga nta muntu musuhuje, nta muntu muvuganye. Baro zirahari ariko ntabwo watangira gukina baro tuyakoze wa mu refresh hanze leta dutungukira mu izama turi butungukireho. Bamusoze ndaza muzamuka nayo bamusoze ngira ngo nshuti bakunzi ba Nyurwa TV twongeye kubasuhuza nk'uko mubireba. Iyi akaba ari ekipe ya Football Club Tabaro, ni ikipe imeze neza kandi murayibona aha turi ni kuri Don Bosco Kabarondo. Iyi kipe ni ikipe imeze neza y'abaveterineri, ngira ngo harimo bagenzi bacu musanzwe muziranye, hakaba harimo uwo bita Murwanashyaka Jafeti, harimo Oscar D, ndetse ngewe ubibakurikiranira kandi uhababereye ni Nizeyimana Emmanuel bakunze kwita Toyota. Ngira ngo mu kanya biraba bishyushye, ndahababereye nta shusho na rimwe riri buncike. Ngira ngo muramubona Jafeti, muramubona Oscar D, ni ibintu bimeze neza gusa ntimucikwe. Bamubonye njyangerize hano. Tabara best team. Nk'abantu bize kwaje Tabara best team. Tabara abandi best team. Tabara best team. Oya. Turavuga turasubiza best team. Tabara best team. C'est bon! Passe à Baroé! Kamera mu kibuga. Ugira inyuma. Urimo kamera mu kibuga wowe utwara. icyo
icyo tugomba gukora ni ugukora ibishoboka byose tugatwara imari uko byagenda kose tugomba kugira gute gutwara imari urumva hari utuntu twagiye tubona ukabona ko umupira uri kugenda uhengamira kuri uriya ruhande niyo mpamvu dukoze sabu yihuta iri kwika kugira ngo Prosper uriya mwana adakomeza kumupuresinga cyane ariko dutangira match nababwiyemo uruhande bakomeyemo ni uruhande rwose biri kumvikana neza ubwo rero icyo kintu tugiye kwinjira noneho mu gice cya kabiri twe tuzi ko ariho ibintu biri buhengamire icya kabiri Festus wakinaga twumvikanye ko ugaruka ku 11 kubera ko Karemera asobora kuba afite imbaraga no gukurura imipira akajya hagusanga birongera biranga ugaruka hagati ukongera ukagenda ariko defo ya mbere turi gukora mubibaho ntago muri gukontrola amahorosho buri munsi buri kanya ukabona abantu batatu bari muri oro ibyo bintu ni mu bikosora ubwo rero uri kubaho ngo nakuciye mu ijambo ikibazo gihari urabona uriya mutipe gukina 11 we aragusa nkaho ari kuza gukiniramo hano cyane sibyo niba muri garuka muri agesi nongewe na umuntu amenyereye guhangana nawe akinamo kane ukaza kugikinamo rimwe icyo cyonyine kirumvikana sibyo kandi tutabeshye imyitozo yari iri hasi cyane niba tuba turimo tuvura abandi bari hehe ukaza uje gukina baro abandi bo no kuyifunga bwa mbere ho byajyana kandi muri wowe wumva neza ufite confidence zo kuvuga ibintu nari nsanzwe nzi ewan bizaba bimeze neza ariko mbonye ko tugeze mu kibuga ibintu birahinduka dukoze na backup dushaka imbaraga iby'ikibuga by'ikibuga sibyo ngaho noneho ubwo nimwishyire mu mwanya iyo tugashaka abaveterineri bakiga nk'aba ngabo ukuntu byari kuba bimeze urumva ubu tukajyamo hari bushya so ubwo rero uko byagenda kose ubwo birabaye ibindi dutegure roturu kandi roturu tugomba kuyitsinda roturu tugomba kuyitsinda roturu tuyikura oya roturu tuzashaka ikibuga tujyaho kuko ikigo roturu tugomba gutegura roturu biri kumvikana neza ubwo rero duhindukire amari bihehera oya nibyo muhe shiramo bravo n'igikombe tuzagitwara n'igikombe nzagitwara FC Tabara FC ya Tabara FC aba rero kugenda ari ya bibiri rero nuko tunyerutse tugeze ku muntu ukuriye abafana ba Kabarondo City FC tubanje kwasuza hano kuri Nyirwa TV turi ni iki kintu cy'ingenzi mwabashije kugaragaza nk'abafana kuri stade ya Kabarondo ubundi twaje hano twiteguye intsinzi icyo twaje gukura hano kandi turayibonye mbese mukimara kubona Kabarondo City FC yinjiye mu kibuga nta mpungenge mwagize zivuga yuko bagiye koshota ibitego bikaba nk'imvura banyagiye nta mpungenge tugira kuko n'ubundi dusanzwe dutsinda kandi umupira uba witeguye gutsinda no gutsinda twebwe rero dukora imyitozo kugira ngo tugire good performance
tubashe no gutsinda nk'uko byagaragaye. Intsinzi ntabwo ari ibintu bitugwirira buri gihe kuko dusanzwe n'ubundi buri gihe tubikora. Urakoze nk'umufana, nabonaga mufite morale vuvuzera ari zose, mbese niriye banga nk'abafana mwaje mwizeye cyangwa se mwakoresheje mugizanga ku kibuga? Ubundi ibanga nta rindi ni mudu y'intsinzi. Ubundi iyo ufite mudu y'intsinzi n'ubundi uba witeguye iteka ryose kwishima. Niyo mpamvu rero wabonye yuko muri rusange n'ubundi twabitangiranye kandi turabisoza. Turabashimiye rero, reka twegere undi mufana umwe wa City Kabarondo. Iyo ni ikipe ikinira hariya mu mujyi wa Kabarondo kandi ngo ni abacuruzi. Aya, wowe watangira bibwira amazina nk'umufana wa City Kabarondo. Ya lala, ya nk'umufana mukuru rero sasa bongira ujuriya, ni ikihe kintu cy'ingenzi mwaba mwabonye muri iyi match? Twebwe ubundi twe tuza hano ku kibuga tubizi ko iri gukora ibintu byose. Turabanza twavuga ati ikipe yacu imeze gute, icyizere cyinshi, ibyishimo byinshi, twe dutsinda before yuko umukino utangira. Bivuze ngo mbere yuko match itangira mwamaze kwizera intsinzi. Biri ubona dukora tuba turi kwenjoyinga ibyayo byaraye. Kabara FC mfite amakuru yuko ngo ari ikipe y'abaveterineri bahugira mu kuvura amatungo. Mbese mwebwe nka City Kabarondo namwe ngo muri abacuruzi, nirihe banga mukoresha kugira ngo mubashe kugera ku ntsinzi imbere y'umukino? Mbere na mbere ubuyobozi bwacu bubanza kwita ku bakinnyi binarenze, noneho ku bafana, noneho twebwe tuza twimanukira. Niyo mpamvu tuva ngo Kabarondo City natwe turahari guturuka mu Bukeri, natwe turahari yo ku Kinamba, natwe turahari abashya turahari muri kare mu motari, natwe turahari panzavuga mu iduka, natwe turahari Kabarondo City, natwe turahari. Ngiyo numva barutyo promotion ya bonus gym ngo mu mwanya nanjye nze bereka ibyo nshoboye. Abanyarwanda barakumbuye bafite amatsiko yo kutumenya, hari ikibazo naho twamenera, twumvise Rugamba, twumva n'amasamba, twumvise The Ben badinado nibyo nisaba. Iyo ni Kabarondo City FC bidutera kumva nje icyo si ikibazo. Kabarondo City natwe turahari, uturuka mu Bukeri natwe turahari, ndetse ku Kinamba turabashimiye rero cyane kuri iyi morale nziza cyane musosheje match, kandi n'ikindi gihe tuzasubira. Byari kunyurwa TV rero, ahangaha ni Kabarondo twatembereye Kabarondo City nk'uko mwabibonye, abacuruzi bitwaye neza cyane, ntibahugiye mu gucuruza ibiribwa, imyambaro n'ibindi byiza cyane, ndetse bacuruza na match nziza cyane. Ushaka match nziza cyane waza Kabarondo City.